Uwo mukozi arangije abwira bosi wiwe, aramubwira ngo bosi ndati karame, uzi kubona abonye perime? Undi ati se perime yiki? Ati yo gutwara. Undi ati ubwo uzatwara iyihe? Ati ubwo ngubwo urabona nawe uri mu bantu batunga imodoka n'ahantu uvuka? Aramubaza ngo utabeshye ubona imodoka yanyura he kugira ngo uyibone? Undi amusubiza mu kinyabupfura cyiza, aramubwira ngo aho ibyawe byanyuze ni naho ibyanjye bizanyura. Hari abantu basubizwa bakagira ngo ibisubizo ku Mana babimaze. Hari abantu basubizwa bakajya bakureba bakagira ngo usenga muri umuntu w'iyo basenze. Haleluya! Haleluya! Bagira ngo zamure yazigire gutya zamura gatwenya gutya. Zamura. Yavuganye natwe niyo kwizera. Kandi nta rwego na rumwe umuntu yageramo ngo areke gukenera Imana. Papa uzayikenera. Uzakenera Imana. Kandi koko niko biri, uzakenera Imana. Sifa kwa Mungu. Amen. Merutse kuba ndi gusenga, irambwira ngo abakoreye Imana aho ibakeneye, iki ni igihe igiye kubakingurira inzugi kugeza ku rwego abantu bazagira ngo hari hegetseho. Muranyumvishe se? Imana ifite gahunda yo gukingurira abantu imiryango kugera ku rwego abantu bazagira ngo hari hegetseho. Kandi nirukingura izarutwara hatagira urusubizaho. Ndanezerewe ndagiye. Nirukingura izarutwara hatagira urusubizaho. Yagufasha. Nicara nagiye mbitegereza mu iteraniro, nkabona harimo bamwe banezerewe bishimye, ariko abandi nkabona bameze nk'aho ibibazo byabaye byinshi. Kandi igitangaje sinje kubabwira ko ibibazo birangiye, nje kubabwira ko bikomeje, ariko Imana ikaduha imbaraga zo gukomerera muri byo. Iherutse kumbwira ngo ntabwo igirira abana itabyaye, kandi abo yabyaye ntibareresha. Ntabwo irera ari itabyaye, kandi abo yabyaye ntigira gutya. Naratangaye. Ubu dufite abantu babarizwa muri uru rugo bataruvukamo. Yuda yarabanditse mu rwandiko yanditse ku murongo wa 4. Aravuga ngo kuko hariho bamwe muri mwe baseseye. Ubu tugira abasesera, kandi umusesera n'uwinjiye kubatandukanya biragoye. Mumbarize ngo uzabanyuze he? Ushobora kuba uri hano uri umusesera, kandi umuntu waseseye nawe nambara kwikwiza. Umuntu waseseye atera hareba y'umurambararo. Ariko igihe kirageze ngo abantu bakenera Imana, kandi igihe kirageze umuntu wese ahamagara uwamuhamagaye. Mvuze ngo iki? Niba warahamagawe na so wanyu niwe uzahamagara, ariko abahamagawe n'Imana niyo bazahamagara. Pawulo aravuze ngo ubwo dukorana nayo turabinginga kugira ngo mudaherwa ubuntu bw'Imana gupfa. Hanyuma sa nk'uwirengagiza ibyakubabaje, urebe ibishya Imana igiye kurema ku buzima bwawe. Ushobora kuba ubabaye, ushobora kuba ufite ibigeragezo byakubanye byinshi, ariko ndakwibutsa ko hejuru y'imbaraga zose ziturwanya hari imbaraga z'Imana ziturwanirira. Kandi ibiturwanya ni ibiremwa, ariko iturwanirira ni umuremyi wabyo.
kimwe mu bintu bizakwereka ko uzakomera nuko Imana ikunyuza mu bikomeye. Kugira ngo bigaragaze ko uzakomera, Imana ikunyuza hehe? Ibikomeye unyuramo uyu munsi ni ikimenyetso kigaragaza ko nawe uzakomera. Ntushobora kugera hejuru utabanje hasi. Ntibishoboka. Ntushobora kugera hejuru utabanje hehe? Hasi. Imana ishaka ko muyikorera aho ibakeneye, kandi ukitwara neza mu mwanya Imana igushyizemo, kubera ko niwitwara nabi Imana izazana umusimbura. Iyo witwaye nabi mu mwanya Imana igushyizemo, Imana iri gutegura umusimbura. Ukwiriye kwitwara neza ahantu Imana igushize uyu munsi. Iyo mvuga Yesu ndaryoherwa. Mperutse gusoma agatabo kamwe, umupagani ari kuganira n'umurokore, hanyuma umupagani abwira umurokore, aramubwira ngo ngiye kukubwira, ngiye kukubaza ibibazo bitatu, nubisubiza neza nanjye ndaba umurokore, ariko nutabisubiza neza nawe ndaguhindura umupagani. Umupagani abaza umurokore ijambo rya mbere, aramubwira ngo Yesu mwamamaza, mu mwamamariza iki? Icyambere, ntiyari umukire. Iyo yabaga afite gahunda yo kujya mu mujyi, ntabwo yagiraga imodoka agendamo. Yaravugaga ngo nimugende munzanire indogobe kwa runaka ngendeho. None umuntu utari ufite n'indogobe akagenda kuyo yatiriye, mukwiriye kwamamaza uwatiriye indogobe cyangwa mukwiriye kwamamaza uwayimutije? Murakora yumva bamubajije ikibazo gikomeye. Murakora arangije asubiza umupagani, aramubwira ngo Yesu nta mwanya afite wo kujya mu isoko guhaha indogobe, kubera ko n'iziri mu gishwata zihamagaye zose zamwitaba. Yesu ni byose. Sifa kwa Mungu. N'abazifite niwe wazibahaye. Pagani yumva baramurashe. Bata ariko ndacyakubaza. Cya kabiri, Yesu iyo bagagiye kuvuga ubutumwa hakurya y'amazi cyangwa agiye gukiza abantu, nta bwato yagiraga yagendagamo. Yabwiraga abantu ati munzanire ubwo bwato mugende, akagenda mu bwato bw'abandi. None umuntu utaragiraga ubwato niwe mukwiriye kwamamaza cyangwa mukwiriye kwamamaza uwamutije ubwato? Murakora arangije aramusubiza ngo Yesu nta mwanya afite wo kujya mu biti kubaza ubwato, kuko niyo yasangaga budahari, yari afite ububasha bwo kuyagenda hejuru. Kandi akambuka akagera hakurya. Ati iyo ni impamvu idutera kumwamamaza. Sifa kwa Mungu. Umupagani yumva arimo aratsinda. Atereka ngo bazi icya nyuma, nugisubiza neza umbatize ngufashe kumwamamaza. Yesu apfa ntiyari afite icyangombwa cy'ubutaka bamushyinguramo cyangwa se ahantu azabona imva bamushyinguramo. Nta cyangombwa cy'ubutaka yagiraga inaha, kandi no gupfa kwe byaragoranye kugira ngo babone aho bamushyingura. Hari uwitwa Yosefu wamutije iki? Imva. Amutiza ubutaka bwe, aravuga ati hari abantu n'akorogosho y'imva bahushyiremo nta kibazo. None umuntu utaragiraga n'ubutaka ntagire n'ahantu bazamushyingura, niwe mukwiriye kwamamaza cyangwa mukwiriye kwamamaza uwamutije ubutaka bamushyinguramo? Ndanezerewe. Murakorera mubwira ngo Yesu nta mwanya afite wo gushaka icyangombwa cy'ubutaka. Kubera iki? Nta n'umwanya yari afite wo gushaka imva. Impamvu abandi bazishaka kare ni uko baba bafite gahunda yo kujyayo bakagumayo, ariko bafite gahunda yo gupfa kuwa gatanu, kuwa mbere akajya ku kazi. Iyo namamaza Yesu ndaryoherwa. Sifa kwa Mungu. Uze gukangura ibyishimo byawe, nanjye kukwibutsa kandi kugira ngo ibyakubabaje ubyirengagize, ugire umunezero mu nzu y'Imana. Tuvuge ngo amen. Tuvuge ngo amen. Uko byagenda kose tugomba guhura n'ibitugerageza. Turi mu isi dufashigiye mu ntambara. Bibiliya iravuga ngo ntabwo Imana yatugerageza ibigeragezo tutabasha kwihanganira. Hepfo akavuga ngo hamwe n'ibitugerageza Imana yacu igenda iducira iki? Akanzu. Ntabwo Imana yakwikoreza umuzigo udashoboye. Uba akazigo ufite niko kawe kandi ukamaye, sinagashobora hamana kawe nagemerewe nabi. Buri wese agira gahondesho ke, akaguhonda agatandukanye n'akankubita. Pole sana. Babaze ikibazo kimwe.
ufashe ibiti bibiri ukabitera mu murima umwe, kimwe kikarumba ikindi kikera, ni ikihe kigira abashyitsi benshi? Igiti cya avoka ubitera ari bibiri mu murima umwe, kimwe kireze ikindi kirarumbye, ni ikihe kizasurwa cyane? Hanyuma se abasura icyeze ugira ngo ni ba nyiracyo gusa cyangwa n'ingegera zijyayo? Hanyuma se iyo ugezeyo ugasanga imbuto zireze utazi kurira ubigenza gute? Ukoresha iki kugira ngo imbuto zihubuke? Ndakwibutsa ko inzira ijya ku giti cyeze iranoga, ariko igiti kidafite imbuto usanga inzira yaho ijyayo yarasibamye. Hanyuma numara kabiri nta mujugujugu uhura nawo uzamenye kuri igiti cyarumbye. Mumbarize ngo imijugujugu ikugeze he? Impamvu y'umujugujugu kuriho ni ukubera kuri igiti gifite imbuto. Iherutse kumbwira ijambo rikomeye, irambwira ngo iki giti gifite imbuto nubwo gihura n'imijugujugu, ariko Imana ihisha inkondo urubuto rufasheho niruhubuke. Muranyumvise ibintu mvuze? Kandi ngo niyo izo mbuto zahura n'imijugujugu zigakomereka, ariko ngo zizera. Ariko ndanezerewe. Zizagira gute? Uko byagenda kose zizera. Ntabwo ibigeragezo bikuriho uyu munsi si impamvu y'urwango Imana igufitiye, ni impamvu y'urukundo rwinshi Imana igufitiye. Ndeba hano tugendana. Iyo uri kugeragezwa, ikintu cya mbere Imana iba ishaka kureba kuri wowe, ibigira ngo irebe ko uyikunda koko. Nyumva neza, ntabwo Imana ishaka abantu bavuga ko bayikunda, ibyo ntibihagije. Imana ishaka abantu bayereka ko bayikunze. Biratandukanye ibyo bintu mvuze. Kuvuga ko ukunze Imana ntibihagije. Igihagije ni ukwereka ko uyize gute? Gukunda si ukubivuga ni ukubikora. Ngiyo ubwiye ngo urankunda nta n'agacupa kafata wari wangurira ubumbeshyi. Dore ye, unkunda ute nta kanuma? Bibiliya iravuga ngo kuko yakunze abandi b'isi cyane byatumye itanga. Urukundo rungana no gutanga. Hanyuma Imana ikugerageza iragira ngo irebe ko wihangana, ukayereka ko ugize gute uyikunda. Kubiririmba wabiririmba, karirimba ko uyikunda, ariko icyo Imana ishaka si ukubiririmba gusa, ahubwo ni ukubikora, ukayereka ko uyikunda. Wahura n'izo ntambara n'ibyo bigeragezo, ariko ukagira gute ukayigumaho. Sifa kwa Mungu. Tuvuge ngo amen. Urwandiko rwandikiwe Abaheburayo mu gice cya 12 ku murongo wa 6. Izi jambo rihanditse reka ndibabwire. Urwandiko rwandikiwe Abaheburayo 12:6. Haravuze ngo kuko Uwiteka akunze ari wahana kandi akubita ibiboko abo yemera bose ko ari abana. Reka ijambo riryoshye. Uwiteka akunze ni wahana kandi akubita ibiboko abo yemera bose ko ari abana. Bivuze ngo Imana itakwemera nta kiboko cyakuzaho. Mbega ibintu biryoshye, muri kubyumva mwebwe? Ariko bari kundeba disa, ariko Mana nuko kuko Uwiteka akuze niwe ahana kandi akubita ibiboko abo yemera. Meni magambo, kugira ngo ujye kuri liste y'abemerwa n'Imana ni uko uyoboka ikiboko. Nta kiboko nta kwemera. Murakoze. Nujya ikiboko cyakujeho uzajya umenya ko Imana iri kukwandika kuri liste y'abantu yemera. Ariko ndanezerewe. Narinje kukwibutsa nkubwira ngo intambara ufite uyu munsi si urwango Imana igufitiye. Hanyuma ubwo dukorana nayo rero turabinginga gukorana n'Imana. Imana ishaka ko mukorana nayo. Sifa kwa Mungu. Kandi ubwo buntu yaguhaye uyu munsi ukaba uri muzima ntubupfushe ubusa. Sifa kwa Mungu. Hari umuntu umwe uherutse kumbwira ijambo riransetsa, ariko ndanamuhugura. Arambwira ngo umukozi w'Imana ni Karama. Ati mu by'ukuri ndeba hano maze iminsi ndi mu bigeragezo byinshi, ati kandi ndi umukristo, mba mu rusengero, mba muri korali, ndatura, nkora imirimo yose,
atareka ibigeragezo byambanye byinshi, ati none ubu ndeba rwose ngiye no kubishingukamo, ngiye n'ubundi bintu by'Imana bimaze no kundambira, nanjye ndamubwira nti nyaruka ushingukemo n'ubundi ni warushinzemo nishinguka vuba ngo agiye gushingukamo muri siko yarashinzemo. Gukizwa biri mu nyungu zawe. Abagezeyo baragwiriye baranezerwa nawe, abandi bari mu nzira buze inyumviye indirimbo naratangaye ngo bagezeyo bagize bati ijambo kugwira si ikinyarwanda cyumvikana, kugwira ibintu biragwiriye ngo bagezeho bagize gute? Girira umuntu mwegeranye ngo twagize amahirwe badushyira ku mugereka w'abazajyayo. Uwo mukozi arangije abwira bosi wiwe, aramubwira ngo bosi ndati karame, uzi kubona abonye perime? Undi ati se perime y'iki? Ati yo gutwara. Undi ati ubwo uzatwara iyihe? Ati ubwo ngubwo urabona nawe uri mu bantu batunga imodoka n'ahantu uvuka? Aramubaza ngo utabeshye ubona imodoka yanyura he kugira ngo uyibone? Undi amusubiza mu kinyabupfura cyiza, aramubwira ngo aho ibyawe byanyuze ni naho ibyanjye bizanyura. Hari abantu basubizwa bakagira ngo ibisubizo ku Mana babimaze. Hari abantu basubizwa bakajya bakureba bakagira ngo wowe usenga muri umuna w'iyo basenze. Haleluya! Haleluya! Bagira ngo uzamure ibiganza ugire gutya, uzamura agatwenge gutya. Zamura. Iyavuganye natwe niyo kwizera. Duhamagara niyo kwizera. Umuntu yigeze andeba kera 2014 nigaga mu wa kane segonderi, umuntu arandeba arambwira ngo ndabona uzabirira. Ngo ndabona nzabirira. Reba hano tugenda. Amaze kwivuga ntabwo namuciye witeka kugiye kuvuga byari byo muri cyo gihe. Abantu bajya bavuga bagatera igihe ibintu bireho kuvuga. Sorry. Kuko bavuga navuga bana. Aranyitegereza arambwira ngo ndabona uzabinga kuko wanamubuka. Umuntu akahakane sekondari kitazabine. Maze kugenda intambwe 50 ngo nibyo yavuze nsunze nabi byaba. Niba uri ku rwego udafite abantu bakuvuga nta hantu uragera. Ubundi nuhura n'abantu benshi bari kukuvuga nushaka uzajya wiyemera witware nka dende. Dende mwarayibonye se? Ugenda wuzuye umuhanda. Iyo bakuvuga ugenda uri umusare. Kandi iyo utarahura n'abantu bakuvuga nta kintu uba ufite. Iyo ngiye mbonye abantu bandwanyije mpita niyemera. Ndi umwe mu bantu biyemera ku isi yose, ndi uwa mbere. Iyo utaragera ku rwego rwo kwiyemera ntabwo Imana ikorana nawe. Dore ukuntu bari kundeba. Iyo utaragera ku rwego rwo kwigirira icyizere Imana ntabwo izahura. Ntibishoboka. Uzasome igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 17. Bibiliya ivuze iki? Witwe yawe ishuri umwe mu basuhuke b'igere yawe. Umusuhuke muzi icyo bisobanuye? Ninde wambwira umusuhuke icyo bivuze hano? Aha, umusuhuke ni iki? Ntabwo gisubije neza. Umusuhuke ni iki? Aha. No. Nta muntu uzi umusuhuke aha? Yes. Aha, tumukomera amashyi mubyeyi. Umusuhuke ni munsi n'umwimukira n'ibintu bitatu bitandukanye.
himuka umuntu umaze kugira akantu agatereka ajya gutura ahantu heza, hagahunga umuntu uhunze umutekano mukeya cyangwa ibindi bibazo runaka. Hanyuma umusuhuke ni umuntu wavuye mu gace kamwe akajya mu kandi kubera inzara agiye gushaka amaramuko. Eliya rero uyu wita Ishubi yari umusuhuke, yari umunyenza, yari umushonji, ariko abana n'Imana muri we. Ndashaka kubabwira ikintu cyitwa kwiyemera Imana ikagutera inkunga. Mbibutse akantu k'ubwenge se, mwari muzi ko umushinga wose Imana ifite n'inyungu igutera inkunga? Umushinga wose Imana ifite n'inyungu igutera inkunga. Muve hano mwateguye imishinga Imana ibari inyuma. Yes. Hanyuma Eliya umusuhuke ubwe yari umushonje ku buryo bukomeye. Umunsi umwe aza kwigirira icyizere, nta nzozi nta yerekwa Imana itabimubwiye. Arabyuka mu gitondo ngo yumva hari ibintu yategeka kandi bigakunda. Asanga umwami witwa Ahabu yari umwami utinyitse. Ibaza umusuhuke gusanga umwami na me yatajyayo uko yiboneye. Arakomanga abwira umwami ati mwami nyagasani ndatikarama ndagushaka. Ibaze kugira ngo ubundi ntabwo biragoye cyane kumva umusivile cyangwa se umuturage ashaka umwami. Ndagushaka naso ushaka umwami ute wowe? Eliya ati ndagushaka. N'ubwiyemezi bwinshi ati ndagushaka. Undi ati uranshakira iki? Undi ati ngewe nahagaritse imvura imyaka 3. Ndeba hano. Nahagaritse imvura imyaka 3 n'amezi 6 itagwa ku butaka bwa Isiraheli. Aha baraseka atari kuri gitangaza. Niyo ndeshe yawe wahagarika imvura. None se mwahuriye he nayo? Undi ati nyizi Imana. Yari ati Imana ntabwo birimo ni ngewe. Unyumve neza? None se Imana yavuganye nawe ati hoye. Weretswe shwi. Warose hoye. Imana yagutumyeho umuhanuzi ati hoye. Wahagaritse imvura nkandese nk'umukozi w'Imana. Ubu se ni wowe mukozi w'Imana muri Isiraheli hose watinyuka gukora ibyo? Eliya ati ibyo n'ibindi banakoze mu gihe cyanjye. Ibyo n'ibindi banakoze mu gihe cyanjye. Eliya aravuga ngo ntabwo narinje ngo tubyumvikaneho. Arimo arabwira umwami ubyumve neza, ntabwo narinje ngo tubyumvikaneho, ahubwo narinje kukumenyesha ibyemezo naje namaze gufata. Imvura nayihagaritse. Arenza ijambo rikomeye aravuga ngo kandi nimuzankenere kuko sinzaboneka. Musamura umukungugu mbaye ngiye. Asohoka yitwaye na ndende. Bageze mu muryango hanze Imana iramuhamagara. Iramubwira ngo ukoze iki? Ndatumpagaritse imvura. Noneho mu gihe akiri kugirana ikiganiro n'Imana yumva habarimo guseka mu bandi abantu bari guseka mu nzu. Eliya aravuga ati yarakarana nibagiwe. Eliya asubira mu nzu. Abwira umwami ati numvisha muri kunseka ngeze hanze. Ikime nari nyibagiwe kubera amagambo menshi wambazaga, ariko nacyo ndagihagaritse. Arangije arasohoka. Bagera hanze Imana iramubwira ngo ni kweli yawe uhagaritse imvura ntagutumye kandi ukayihagarikira mu gihugu nawe utuyemo urajya urya ibyo uhahiye. Eliya yumva Imana iramurashe. Eliya ahita yitwara nka dendo n'ubwemezi bwinshi. Atangira gushima mu mutwe akoresheje urutoki. Ubundi n'umuntu umuntu ashima mu mutwe n'intoki zose gutya zaba atarisobanukirwa. Iyo wasobanukiwe ukoresha rumwe. Noneho uko yishima mu mutwe arangije abwira Imana ati Mana nyagasani turi ku ijambo rivuga gukorana nande? Eliya ahita abwira Imana ngo urabizi ko njye nawe dukorana ariko ndanezerewe. Urabizi ko njye nawe tugize gute? Kandi muri business dufatanyije ntibyari ngombwa ko mfata icyemezo nkubajije kubera ko wamamagaye unyizeye. Hanyuma nashingiye ku byaha bamaze iminsi bagukorera mbona biri guhombya business yo kwagura ubwami bw'Imana inaha. Nahise mfata icyemezo nk'umuntu wizeye. Nayihagaritse ntakubajije, nimba nakoze neza nkakurwanira ishyaka nanjye ndwaneho. Nimba nakoze neza nkagukorera aho unyemeje nanjye nkora aho mbikeneye. Ariko neza haleluya. Mbukuri Imana imusubije iri guseka. Iramubwira ngo nari nkeneye umuntu nkawe. Nari maze iminsi nshakisha narabuze umuntu ariko mbonye ari wowe ukwiriye kuko ukoze ibyo nendaga gukora. Undi iyo ukorana n'Imana igihe cyose ukora ibintu bimeze nk'ibyo Imana yendaga gukora, kandi si ngombwa ko Imana irindiza kandi uhari. Niyo mpamvu itaje hano akaba ari njye yohereza. Biramubwira ngo ukoze ibyo nendaga gukora, tandika ujya ku kagezi kitwa Kereti niho ngiye kugutungira. Sifa kwa Mungu. Amen.
Yosuwa umunsi umwe arimo ari kurwana, izuba rishaka kurenga atari yamara gutsemba ababisha, agirira Imana icyizere, abwira izuba ati wazuba we buretse banze ndwane nsemba ababisha. Izuba rirahagarara. Iyo wifitiye icyizere wiyemeye, Imana igutera inkunga. Dore ukuntu bari kundeba, no ubwo dukorana nayo, ubwo tugize gute, umuntu ambwira ko nzaba imbwa, ariko rero umuntu aza mu rusengero kaza nko muri korari agakizwa azi ko atazahura n'abamurwanya. Ntabwo umuntu wakurwanya ari uwakure n'uwo mu bantu, kandi uri kuvuga n'ukuzi neza. Nta muntu wakure wakurwanya, ukurwanya n'uwo bugufi bwawe. Muri hano se ubundi inzu ifite ubutunzi niyo isurwa n'abajura. Hanyuma yabimbwe 2013 bishyira 2014 mu kwezi kwa 12, ambwira ko nzaba imbwa bijyanye n'ubuzima nari ndimo icyo gihe, nabonaga nzabayo, ariko ndashimira Imana inyuranye amaboko. Rero tugira abantu rero mu rusengero ugasanga umuntu ariko rwose ngo perezida wa korari ngo buriya reka nkubwire ngo ngiye ngo bamaze iminsi mbona bangenda aho barakugenda hose uri kaburimbo, ngo ngiye rwose ngo buriya ngo nta n'ubwa njyamo ni ingutiya se, ngo ngiye rwose ngo arangusha guhetse kuri moto, ngo ngiye ngo amenera amavuta yatwaye mu itasi, bayamena bate? Barayamennye, wari uyatwaye kugira ngo ameneke. 2013 ambwira ko nzaba imbwa. 2020 covid itangira, nari mfite igiterane Nyamagabe ahantu bita mu Gakoma, urumva imyaka ari iciyemo. Wa muntu wanyise kwa kundi duhurira aho ngaho mu Nyamagabe mu giterane ndimo kwigisha. Nshoje kwigisha yaraje aranyitegereza ari kurira amarira menshi, avuga imbere yanjye asaba imbabazi, arambwira ngo ndakwinginze mbabarira. Yarambwiye ese ndebe nanjye kutanitubura negera na sosiyete bitwereke. Turashima Imana inyuranye amaboko, turashima Imana inyuranye amaboko. Mbabwira ijambo ry'ubwenge, hari aho abantu bavuze ko tutazarenga, ariko ndashimira Imana ko yahaturengeje. Muranyumvise? Hari aho abantu bavuze ko tutazarenga, ariko ndashimira Imana ko yagize gute, yahaturengeje. Yarahaturengeje. Tuvuge ngo amen. Imana yagize gute? Umunsi umwe umuntu arandoga, amaze kundoga Mwuka w'Imana nzaho arabimenyesha. Yandugiye ahantu ndi buze kunyura ngiye mu giterane ahantu. Ndashimira Imana ko yitabira inama zose batayitumiyemo kandi kicara imbere. Imana yitabira inama zose batayitumiyemo kandi kicara imbere. Iz'abarozi, iz'abagambanyi buryo bihari. Niyo mpamvu ujya gusenga ikakubwira ngo mwana wanjye nuze guca muri ya nzira usanzwe ucamo, uca haruguru yaho, burya yari hari bategura kuhaguhotorera. Umwuka amenyesha ko hari ahantu bantegeye, arambwira ngo ariko mwana wanjye nuze kugira ubwo buze kuhanyura ntacyo uri bube. Yari afite misiyo ebyiri yuko ndi buze gusara, ntasara nkagwa hasi nkaza kujya muri koma nkavamo ndi paralize. Naratangaye. Umwuka arambwira ngo uze kuhanyura ntacyo uri bube. Ndangije ndahanyura, maze kuhanyura ngeze imbere gatoya nkajya nikuraho ngo numve ko nasaze, numva ndi muzima. Reba kandi yasaze abaze mu bashi bakira na Yesu, nirukanye ibisazi muri iteraniro bakira na Yesu bose mu bashi. Nkajya nikuraho ngo numve ko nyiri muzima, nkumva ndi muzima. Noneho ku munsi wa gatatu w'igiterane nari ndimo, uwo muntu aza mu rusengero. Mbibutse ko ibiba mu mazi byose ntabwo ari amafi, habamo n'ibisimba batarya, kandi uwo muntu yari wo mu rusengero. Murakoze nuko Umwuka w'Imana amamagaye abantu baza gukizwa. Umwuka w'Imana aramutwika ku buryo bukomeye, ahaguruka mu iteraniro aransanga, arambwira ngo umukozi w'Imana, mbere y'uko mbabarira, kuko kumbabarira biri mu bubasha bwawe no kutambabarira, ariko ndakwinginze ndashaka kubwira ibintu nari nakoze hanyuma ukabona kumpa imbabazi. Nari nagutegeye mu irembo aha n'aha nameze gutya na gutya, nari nzi kuri busare. Yarambajije ngo ahubwo se wahanyuze gute?
nanjye ndangije n'ubwiyemezi bwinshi ndamubwira ngo ntabwo nahanyuze ahubwo nahanyujijwe. Ntabwo nahanyuze ahubwo nagize gute? Munyakanyuze umubwire ngo burya nawe n'Imana yahakunyujije. Burya ntabwo ari wowe wagize gute, warahanyujijwe. Tuyihereze icyubahiro Imana yahatunyujije. Tuyihereze icyubahiro Imana yahatunyujije. Turi ku mugongo w'Imana. Nongera gushyiramo abakorazi ugatenda gucuranga ndabiruka. Noneho ubwo dukorana nayo turabinginga kugira ngo mudaherwe ubuntu bw'Imana kugira gute? Pawulo yavuze ngo ubwo dukorana nayo yarashatse kubwira abantu ijambo rikomeye, arababwira ngo mukwiriye kumenya ko Imana yabagiriye icyizere ikabaha umurimo wo kuyikorera mukaba abafatanyabikorwa n'ijuru. Kuba umufatanyabikorwa n'ijuru, Imana ibigushyize ku rwego rwo kumenya gufata icyemezo Imana ikugutera inkunga. Ndeba hano ngiye gusoza. Iyo ubayeho mu buzima budafata icyemezo utinda kwinjira mu cyerekezo. Mvuze ngo iki? Iyo ubaho mu buzima budafata icyemezo utinda kwinjira mu cyerekezo. Hari igihe cyo kumva umuntu aravuze umva ngo ndeba hano ngo Imana ngo nibishaka ngo nibwo bizaba. Imana irabishaka. Imana igeze gute? Tugira abantu baza gusenga mu rusengero kumva umuntu arasenza aravuze ngo Mana ngo nubundi ngo bigenze uko ushaka, ngo bikore uko ushaka, ngo byose bibe mu bushake bwawe. Iryo sengesho ntabwo rikwiriye gusenga umuntu wamaze kwaguka. Ndeba hano ngubwire ukuntu uzagisenga. Iyo usenze uvuga ngo Mana bigenze uko ushaka, ngo Mana naje kugira ngo ngire uko ushaka, ubu usenze mu buryo buciriritse kubera ko uko ishaka nuko waje yarakugize. Umva neza. Musozi uje gucatuye ko Mana. Uje gusenga ariko basanga ngo Mana ngenze uko ushaka, kandi uko ishaka uje yaramaze kugira uko ishaka. Aho waje guhinduza uko yakugize sinzi niba muri kunyuma. Iyo usenze uvuga ngo Mana ngo nubundi ubwo n'umukobwa ngo mundeba hano Mana ngo nubundi ngo ndabona ngo n'abandi letaga baragiye ubwo bwose ngo nta kundi byagenda ngo ntegereje ubushake bwawe. Ubushake bw'Imana burasha. Bibiliya iravuze ngo musabe icyo mushaka cyose muzagira gute? Ndeba hano iyo baho mu buzima buciriritse cyangwa se bubi, ntugire imbaraga zibusuzugura ngo Imana ibugukuremo, Imana ibukurindiramo. Mvuze ngo iki? Iyo baho mu buzima bubi ntuburambirwe ngo ubusuzugure, ntabwo Imana ibugukuramo ahubwo ibukurindiramo. Mbaho urugero rworoshye. Reba Marigarita agiye ku isoko mu Ruhango, anyuze ahantu bacuruza ibitenge, hari bazerishe, hari za musazi, iki byose na London. Marigarita agahita agira ahantu hamanitse London akahatinda. Yareba kuri bazerishe akavuga ati aha nanjye se mawe ya aha nanjye se ndi uwuhe da ko bazerishe arizo kwa Mukameya. Mbibutse ijambo rikomeye, ubuzima wihitiyemo nibwo Imana izanamo umugisha. Sinikuta amagambo akomeye ariko sinzi niba muri hano bashe mu mwanya mirangire imbere gatoya. Ubuzima wihitiyemo nibwo Imana izanamo umugisha. Nuhitamo ubuzima buciriritse Imana izakimugisha muri ubwo buciriritse. Nubisenga nk'umukristo wamaze kwaguka ubisenga usaba Imana ibintu byagutse. Ni amakosa akomeye kwigiza gusaba ikiro cy'ubugari butarisobanura. Abazi mu bashya umuntu abana batanu mu rugo bagenda gusaba mu Mana ngo mu kiro cy'ubugari kwakira na Yesu. Munyagayesu mukora ibyiza byose Imana yaremye wowe yabiremeye. Ndeba iyo ugiye ku isoko uranyumvise neza. Iyo ugiye ku isoko ugiye guhaha inyanya ugahora ujya guhaha inyanya z'ikimene. Inyanya z'ikimene urazizi? Ariko umunsi kubise kubyoza ubona ngo ikimene gushyira agasosi ikimene ko abasimu bashya. Niruka ibintu byo guhahira mu dusashe n'umuranga wo kubasimu bashya bariterana.
n'ikimene. Reba hano, iyo uba ujya guhaha inyanya z'ikimene, Imana irwanya urugamba rwo kutazakwima amafaranga nta kimene. Ariko iyo ugize ikintu bita kwisobanukirwa ugahaha inyanya ebyiri nzima, Imana ihita ibona ko wamaze kwikorera n'amavuta y'abakire, igahita ikwita abakire. Umuntu ukorana n'Imana ava mu buzima bwo kutisobanukirwa. Nyuma y'icyo ijambo navuze ngo ubuzima buzihitiramo ni nabwo Imana izazana umugisha. Aha, mawe ya se, iwacu tumenyereye kurya inyama kuri Noheli. Imana iyo imaze kubona ko wamaze kwiyakira muri ubwo buzima, irwana urugamba rwo kutazakuburira inyama za Noheli. Indi minsi ukirwariza. Mugomba kubaho mu buzima bwagutse, babyita kwaguka mu bitekerezo. Kwaguka hehe? Reka se nkubabwira utuntu duke hanyuma dusenge. Amasaha yagiye. Mu bantu Imana ifitiye icyizere, bwira umuntu mwagiranye ngo wari uzi ko Imana igufitiye icyizere. Ikintu cya mbere Imana ikorera umuntu ifitiye icyizere, yagabije umurimo wayo agakorana nayo, imwibaruzaho. Mvuze ngo iki? Muri hano kwe? Umuntu Imana ifitiye icyizere ngo akorane nayo, ikintu cya mbere mukorere imwibaruzaho. Kugira ngo uzi kuri mu irangamuntu y'Imana. Iri kubona mu gisekuru uvukamo nta kintu wageraho, ikagusibayo igahita kwiyandikaho. Ariko ndanezerewe Daniel. Haleluya! Turashima Imana yakwiyanditseho. Tuyahaze icyubahiro. Imana yakwiyanditseho. Imana yakwiyanditseho. Ubundi abantu Imana ifitiye icyizere bagira ubwenegihugu bubiri. Ubwenegihugu bwa mbere n'ubw'igihugu barizwamo, ubwenegihugu bwa kabiri n'ubw'igihugu tujyamo. Ubu turi naha hari mu kindi gihugu tuzajyamo. Aha. Yes, iyo umuntu avuze ngo ngomba mbona nta kuzabona umugabane bigoranye, ngo nta munani, ngo ntaki. Ariko umuntu Imana ifitiye icyizere imutegurira ikibanza. Nahawe ikibanza na Data wo mu ijuru, mu rugo rw'Umwana we. Abadafite UPI inahangaha, abantu muri hano mudafite UPI, mudafite icyangombwa cy'ubutaka, mwigira ubwoba, Imana yabateguriye aho kuba. Tuvuge ngo amen. Ongeraho gato tuvuge ngo amen. Icya kabiri Imana ikorera umuntu ifitiye icyizere, Imana imukiza mu buryo butamenyerewe. Mvuze ngo iki? Muranyumvise? Umuntu Imana ifitiye icyizere imukiza mu buryo bugize gute? Mu buryo abantu badatekereza nibwo Imana igukizamo. Kandi umuntu Imana ifitiye icyizere iyo igiye kumurwanirira izana ingabo zitamenyerewe. Muri hano Abisirayeli bageze ku nyanja, kugira ngo bambuke, ninde wambwira ikintu cyabaye kugira ngo inyanja itandukane bambuke? Ninde wambwira ikintu cyabaye kugira ngo dusenge? Aha, byagenze gute mama? Namwe niko mubyemera? Imana ngo yabwiye Mose ngo iki? Arambura inkoni hejuru y'amazi.
aha yego mama yaramubajije ngo ufite iki hanyuma aravuga ngo mfite inkoni mundebe hano umusubize ndebe ko tukiri kumwe abantu b'inyuma muri kunyumva umusubize ndebe ko duhari twese aha naratangaye ntabwo Imana yamubwiye ngo arambure inkoni hejuru y'amazi ngiye kubabwira ikintu Imana yamubwiye. Ndashaka kubabwira ko umuntu Imana ifitiye icyizere imukiza mu buryo butamenyerewe. Imana yaramubwiye ngo ufite iki? Aravuga ngo mfite inkoni. Irangije iramubwira ngo fata iyo nkoni yawe. Muranyumvise hano? Muzasome Bibiliya neza. Iramubwira ngo iyo nkoni yawe uyizamure hejuru. Ugira gute? Ntabwo yamubwiye kwirambuka ku mazi, yamubwiye kuyizamura he? Irangije iramubwira ngo numara kuyizamura urambura ukuboko hejuru y'amazi. Mwanyumvise hano? Dore system ukuntu yari yubatse ko ari gutya. Muzajya mubona abapolisi babikora, umupolisi azamura ukuboko gutya, ukundi akakugira gutya. Ubundi iyi ni system bakopeye Mose. Umupolisi yagize gutya akagira gutya, abavuze ngo kubw'ubasha mpabwa n'uwanyohereje mu muhanda erekeza imodoka hariya. Mose yaravuze ngo kubw'ubasha mpabwa n'uwanyohereje n'ahangaha amazi natandukane dutambuke. Kubw'ubasha mpabwa n'iyamamagaye amazi natandukane dutambuke. Igitangaza gikomeye cyabayemo. Imana idukiza mu buryo bugize gute? Farawo ngo ari kubareba yarasetse. Aravuga ngo tugize amahirwe turabafata burya. Ubwo inzira ibonetse turabashobora. Agira ngo ni uburyo busanzwe kumbi ni uburyo butamenyerewe. Ngo bambukira ahantu humutse. Babwira igitangaza cya kabiri cyabaye ku nyanja. Babanje kuba ikintu cyitwa ko Imana yubatse urukuta rw'amazi rwo buryo butamenyerewe. Ubwo buryo murabuzi na? Mwageze mubona abahanga bubatse urukuta rw'amazi batangiza hano. Imana niyo yonyine yabishoboye. Yubaka urukuta rw'iki? Mu nyanja iranyanja itukura mu bujyakuzimu hari ibirometero byinshi. Wakibaza ngo ko Imana ikuyeho amazi baramanutse bajya guca munsi. Imana yazamuye ubutumburuke yazamuye ubutaka. Icyo ni igitangaza cya kabiri Imana ikoze. Ngo barangije bambukira humutse. Farawo atangira kwitwara nka denda tujye twabashoboye turabageraho. Hamagarira abaterambere mu gihe ntabwo mu gihe gute. Muzima Imana yemera kutunyuza mu nzira y'amazi. Nuko ibiturwanya bitazi koga. Yemera kutunyuza mu nzira y'amazi kuko ibiturwanya bitazi kugira gute. Bikadukurikira bizi ngo biroroshye kumbe birakomeye. Ndanezerewe Daniel. Ongera munyagangaje mubwira ngo ntabwo bizi koga. Hari ibintu bijya binezeza. Ndashoje. Hari ibintu bijya bishimisha. Uziko abantu bavuze ngo uzakutabyaye kwa mbere mugabo urwego cyegeza. Ndashimira Imana ko twavutse. Mwana uzi ko twavutse se? Twagize gutya tuba turavutse. Mwana wavutse muri Imana. Abantu bari bazi ko tutazavuka mwana. Imana igira gutya nyamara muzavuka. Mama tubyara maze imyaka 13 yarabuze urubyaro rwe turi. Kandi mama Imana yatize ko yanze ko tuvuka kare kugira ngo tuzaze tugize gute? Wabibonye ko dushyitse se? Dore ko nari kundeba. Kuba ibisubizo byawe byaratinze kuza ni ukugira ngo Imana izabizane byuzuye. Izabizane bigize gute? Byuzuye.
tumaze kuvuka ari abantu batwitaga inzingo ngo ntabwo tuzakura. Ubuse urabona ndi uruzingo? Ubuse mwatse umukobwa wawe wamunyima? Mbaye uruzingo neza. Iduhamagara niyo kwizera. Narize ngo iduhamagara niyo kugira ngo Imana ivuye kw'icyago. Turenze icyago yatuzana. Irazana rwose tugeze inaha. Tujyana i Kigali. Muzi ko ntaje ndorutse i Kigali se? Nuko mama nawe Imana iramuzana imushyira hano mu Ruhango. Ubu ngubu ni umuturanyi wanyu. Kwari kwarakubiswe Imana imukubita inzu y'agacurama. Inama muze muzita agacurama. Mama tuye mu gacurama sho. Abazimu barahiye bagize bate. Uzamusurure. Babikura hehe babivana he yaturetse mwayepete yemwe mama yamerekeje natere haleluya. Mama haguruka utere haleluya. Haguruka utere haleluya mukecuru dore mama ari tere haleluya. Aha yarahamagawe. Ashimwe Imana ibikora nk'uko yabigambiriye. Kuvuka nyuma y'imyaka 13 urumva ari ibintu byoroshye? Ni ibintu byoroshye rata? Murumva imbaraga z'Imana zidasanzwe yakoresheje aho hantu se? Hari abantu bashyize akadomo ku buzima bwawe ariko ntibagakureho Imana igiye gukomeza ubuzima bwawe. Kabiri, ndagira ngo mbwirire umuntu mwegeranye, mubwire ngo humura n'ahatari inzira ni mukwayo. Mubwire ngo n'ahatari inzira ni mukwayo. Abantu bavuze tutazarenga naho ni mukwayo. Haleluya! Naho ni mukwayo. Uzi umuntu wakurose mu gitondo akazi kazakureba ko wapfuye mukavuga ko kuri bijumba. Ubwo sareba. Uzi umuntu wavuze ngo uzapfuda koze ubukwe wa gatandatu akabona imodoka ziri muri are we. Ndeba hano soze. Abadayimoni bari kugucira cyo kugira ngo ntabwo bizakura. Ndeba hano. Iyo ufite abadayimoni bagucireye uyica mu ishyamba ry'Imana yakoranye nawo hashize. Imana ikubita abadayimoni bagucireye uyica mu ishyamba ry'Imana yakoranye nawo hagize pe. Satani ntabwo akwereka ibyo ufite ahora akwereka ibyo ubura. Sino buri muntu nakubitisha abadayimoni bamubwira ngo ntabwo bizakunda. Uramubwira ngo n'ubundi ibyakunze uhari hari n'ibindi bigiye gukunda. Abadayimoni bakubitisha ibyo Imana yakoze ku buzima bwawe. Munebe hano soze. Ngiye kubabwira ijambo ngiye gusorezaho. Nugira amahirwe Imana ikagutiza imbaraga z'ikinyare z'ikiki. Nugira amahirwe ukayica. Intumbi yayo ntuzayijugunye. Uzayibike mu cyumba cyiza gifite isuku. Nyuma ni hasi ngikamoka ishaka kukurya. Uzayijyane mu cyumba wabitsemo intumbi y'intare. Uyibwire ngo wangawe n'abanyakumoka n'intare zaratomomaga ariko zarapfuye. Imbaraga z'ikinare zica n'imbwa. Izo mbwa ziri kumoka ntacyo zagutwara.
amakosa wakora no gutakaza intumbi y'intare, ariko intumbi y'intare nimba igihari bwirinda ngo mwe muri kumoka, ariko intare zaratontomana, intare zagize zaratontomana. Ndashoje iyo mbwa Yesu aryohewe ko n'aba bazamutunze ntabwo nageze njya gusenga Kanyange, namaze imyaka 5 n'umushomeri njya gusenga Kanyange. Imana irambwira ngo mbabwire ijambo ry'ubwenge, dore ko nariko ndeba ariko mukunda inkuru kandi nanjye Imana yarambwiye, irambwira ngo umunwa ufite ugende uwubake neza, ibizagutunga byose bizava mu kanwa. Ubu ndi mu bantu bubatse umunwa. Mumbwirire ngo icyo ushaka kibitse mu cyo ushoboye. Nagiye gusenga ndi umushomeri narakubise ikanyarira. Imana irambwira ngo taha nguhaye akazi. Namanutse ndi mu bicu nzi ko ngiye gukora akazi ko muri biro, nkazajya nicara kuri ya ntebe yihindukiza, nuko mageze mu rugo ndaryamye, ngeze mu masaha 8 z'ijoro irambwira ngo wabyiniye akazi katariko, akazi naguhaye nje kugakwereka mu kanya. Haciye iminota mikeya mbona umuganga araje, ndi mwiyerekwa ari kumwe n'umuhereza, umutwaje ibikoresho bakoresha babaga kwa muganga. Hanyuma mbona dogiteri Imana yohereje afata umutwe wanjye awusaturamo ibice 4, numva biraryoshye, numva yakomeza agasatura, arangije afata Bibiliya irambuye ayishyira mu mutwe wanjye, arambwira ngo ibyanditswe byarabishyize mu mutwe wawe, mu gitondo uzinduka ujye ku kazi. Ndabaza ni umuntu avuga Imana akarya, avuga Imana akishyura inzu, avuga Imana irambwira ngo nugira icyo ubura muri ibyo uzaze tuburane ushinga urubanza. Irambwira ngo ibyo byose mvuze ndi Imana nzabisohoza. Genda guhaye akazi ko kumvugira, akazi nikagira igihe cyacyo cyaheze nzabumbura ikiganza nkabuye. Umunsi umwe njya kubwiriza kuri radio imwe mu mujyi wa Muhanga, ndimo ndi kubwiriza sifa kwa Mungu. Amen. Umuntu umwe arafashwa maze gusohoka mvuye muri studio, arambwira ngo umukozi w'Imana ni Karama. Arambwira ngo maze imyaka 15 mba mu rusengero, ariko wabwirije ndafashwa kuva uyu munsi. Yari umwisilamu yitambiye, arangije afata yacuruzaga ibinyomoro mu isoko, afata ikinyomoro kimwe arakimereza, arambwira ngo umukozi w'Imana iki kinyomoro nguhaye. Yari umwisilamu, arambwira ngo nafashe icyemezo cyo gukizwa uyu munsi. Nanabwirije icyigisho cyitwa la Trinite, ubutatu butagatifu, ubutatu bwera. Nsobanura ubutatu bwera, Imana Data n'Umwana n'Umwuka. Nsobanura umurimo wabo, ibyo bashinzwe gukora ku muntu. Umwisilamu amereza ikinyomoro, arambwira ngo iki kinyomoro nguhaye. Naratangaye, arambwira ngo nikigaragaza ko nafashije, nguhaye kimwe igendere. Ati kandi guhera uyu munsi ndakizwa. Bwira umuntu mwegeranye ngo muri wowe niho Imana yashyize ibizakubeshaho. Muri wowe niho Imana yashyize ibizagira gute? Ubwo dukorana nayo turabinginga ngo mudahabwa ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Ndashaka dusenge tubwira Imana ngo uduhe kwisobanukirwa. Uduhe kugira gute? Mwibutse ko ibyiza byose Imana yaremye ni wowe yabiremeye. Ntuzongere kwifata mu cyiciro giciriritse. Mwari muzi ko Yesu ari mukuru wacu? Murabyemera? Yesu ni mukuru wawe. Rero ntuzongere gusaba ikintu giciriritse, ujye usaba ibintu byagutse. Imana ifite imbaraga zibikora. Pawulo yandikira Efeso 3:20 yaravuze ngo ibasha gukora cyane biruta ibyo dusaba. Ibasha gukora cyane biruta ibyo tugize gute? Ibiruta ibyo dusaba. Hari icyo Umwuka mbwiye kuvuga muri iteraniro tugasenga. Uriya musaza ndashaka kumubwira ikintu Umwuka mbwiye kuvuga. Mu gitondo uza Imana yakurinze impanuka y'igare, wambaye karuvati muri korali iyi muzehurira. Ntabwo nzaharuhurira n'igare, ariko nabonye Imana ikurinda impanuka y'igare. Waje kwigaruza? Uriya musaza Imana yamurinze urupfu rukomeye, kandi mwari mugiye kugira ikiriyo mu minsi mikeya. Iyi korali haragiye gucikamo igikuba, ariko ibahamagara niyo kwizera. Ibahamagara niyo kugira gute? Niyo kwizera. Munyemere muhaguruke dusenge.
muhaguruke nashoje mana yanjye ngo ngire gute nuko dinga komeza ariko mana nzakomeza nzagaruka. Ubwo dukorana nayo turabinginga ngo mudahabwa ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Nukorera Imana aho igukeneye nayo izagukorera aho ugize gute. Kandi ibigiye gutuma abantu bakenera Imana biri bugufi kandi biregereje. Hahirwa uba maso agakorera Imana mu gihe cye, kandi ugize amahirwe kuba Imana ikigutisha ubuzima ukaba ugihumeka. Ubwo buzima Imana iguhaye rero ntukore ikosa ryo gukora ibintu bidashimwa n'Imana. Ndagira ngo mpamagare umuntu waje muri iri teraniro ashaka gukizwa, ukaba waje utarakizwa, utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Ngwino ucomokoke mu gisekuru cy'iwanyu, wicomeke mu gisekuru cy'Imana. Ndabibutsa ko ibyo wirinze ni nabyo bizatuma Imana ikurinda. Mvuze ngo iki? Ibyo wirinze ni nabyo bizatuma Imana igira gute. Hari ukuntu abarokore mukunda kugira imvugo, sinzi impamvu muyivuga, sinzi n'icyo mwamugendereye, ngo ubu ndeba hano ngo buriya ngo mfite nzayimana. Ntabwo nzi iryo jambo ahantu mwarikuye, ariko iyo Imana ikubwiye ngo nzakugirira neza, hari n'irindi jambo ikubwira, irakubwira ngo ariko ntugakose. Nzagukorera ubukwe ariko ntugasambane. Na bigomba kugendana. Hanyuma uri mu iteraniro utarakizwa, utarakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Ndagira ngo nimba ushaka gukorana n'Imana, hanyuma ukajya mu gitabo cy'abantu Imana ikorana nabo, uzamura ikiganza cy'iburyo tugufashe gusenga. Utarakizwa, ushaka kubatizwa mu mazi menshi, ukava mu gisekuru cy'iwanyu handi badatera imbere, hahandi mu ntambara, mu bigeragezo urwana wenyine Imana itari kumwe nawe, ndagira ngo uzamure ikiganza. Ndabibutsa ko nta mahoro y'umunyabyaha ni Uwiteka avuga. Uri mu iteraniro ushaka gukizwa, uzamure ikiganza cy'iburyo, zamura ikiganza cyawe tugufashe gusenga. Ntuze gutinya amaso y'abantu, naje ari bo muzanye kugira ngo musengere. Zamura ikiganza cyawe cy'iburyo, hari mu iteraniro umuntu ushaka gukizwa. Nutinya amaso y'abantu, ni wowe wenyine Imana ishaka. Imana yavuganye nanjye imbwira ko ishaka kurokora ubuzima bw'abantu benshi muri iri teraniro. Imana ishaka kuducomokora muri karande z'iwanyu zituma udatera imbere, zituma udahura n'ubwiza bw'Imana. Zamura ikiganza cyawe cy'iburyo tugufashe gusenga Imana. Waba urimo uzamura ikiganza hari imbere, ndashaka abazamuye ibiganza mu bizamure cyane. Ntuze gutinya amaso y'abantu, abantu nta kintu bagutwara, ni wowe wenyine bifite uyu mumaro. Imana ishaka kuguha imbabazi, ishaka kukugirira neza. Abazamuye ibiganza ni banyegere hano bakore mu biganza. Wowe wazamuye ikiganza